nyine ugiye ureba ahantu hamwe na hamwe ubona ibintu byose byabaye byiza ubundi ukabona byabaye ntabwo uzi ukuntu nanga abantu bakandagira muri jaride wowe biba biri aho nanjye gusa ntuzabigira utabaca amaguru keretse mbaye nk'umukire nkashinga kampani izajya igenda iba uri beke umva reka mubwire waretse tugahamagara nuza ati tukamubaza bya bintu ngiye bihora bindura bigatuma amagara tumubaze Tina Ti Wino tukubwire Karame waho kiragera ko cyabaye ko niyo tugitumye cyiza gikweduka Tina biteze byiza ikintu se tuguhamagara Tina impamvu tuguhamagaye twagira ngo dusubize ku bibazo tugiye kukubaza hari ikibazo nta kibazo byo ndiwe mfitiye ibisubizo ndabibasubiza natwe ntabwo twenda kukubaza ibyo utazi Tina urabona hashize imyaka myinshi tubana muri iyi nzu sibyo ariko biragoye kuba tubana tutazi inkomoko yawe na mama wakuzanye urabizi ko yapfuye atazi inkomoko yawe nibyo twagira ngo tukubaze tutagiye kure rero ni gute wageze hariya bagutoraguye nino icyo kibazo nanjye mbonye uwo nkibaza ntakimubaza ntabwo mbizi ntabwo ubizi kandi ari wowe wari uri narinde nshaka ibisubizo by'ibyo bibazo nkabibura sinzi rero nimba nabona mwebwe icyo mbasubiza ibisubizo by'ibyo bibazo none se mbere yo kugera hariya wabaga nabanaga na papa na mama none nyuma yo kubana na mama wawe na papa wawe wisanze hariya gute ese ntabwo ariwe turi kubaza mukuru erega nta bisubizo mfitiye ibibazo byanyu nta kintu na kimwe ntibuka Tina reka guhindura abantu injiji sibyo ntabwo turi ibigoryi wicara ukareba ugahindura ibigoryi mbese nkaho tutazi ibyo turi kukubaza uri kumva dusubiza ibibazo turi kukubaza kandi ubisubize neza Nora nakishimiye kubasubiza ibibazo muri kumbaza ariko nanjye ntabyo nzi ninde ubifite ngahaguruka ujye mu byo wari urimo rero niba nta bisubizo ufite n'ibyo turi kubaza uriya mukobwa amaze kutureba mu mutwe sinzi icyo tuzamukorera kumuhindurira uburyo tumubazamo basore mumeze neza akazi ubona muri kugakora nta kibazo maze iminsi ntari inaha niyo mpamvu mwambuze gusa ariko ubu nagarutse tugomba gukora akazi neza ndashaka ko duhindura sisiteme twakoragamo akazi kugira ngo karusheho kugenda neza yes boss ikintu nanjye nari nagitekereje sisiteme igomba guhinduka tukongera n'abakozi kugira ngo umusaruro wacu ukomeze wiyongere cyane rwose yeri icyo kintu nagitekerejeho niyo mpamvu tugomba kubongera kugira ngo turusheho gukora neza boss nanjye iyo ndebye mbona tutakiri ku rwego rwo kwihuta duciriritse nk'amasakoshi laptop n'udufaranga twinica n'ikiza urumva twakabaye duhindura imikorere kabisa nibyo sha hari ahantu nshaka gukora ikintu gifatika
akaba ari nayo mpamvu ushaka kongera abakozi. Ndashaka yuko ahantu hose mufite amafoto muyasiba, kuko hano tugiye gukorera akazi ntabwo ari ahantu ho gukinishwa. Ega boss, ibyo biroroshye cyane, ni ibintu toto kabisa. Hako hari ikibazo. Ejo bundi hari umukobwa waje abaririza iby'aba mukobwa wawe. Rwose boss, natwe byaradutunguye kuba hari umuntu ukibaza iby'umukobwa we n'igihe yapfiriye pe. Ntabwo bishoboka. Ariko ibyo se hari ikibazo, abaza bose babaririza ntimuze aho tubohereza se? Mugende mushakisha amakuru ye, hasigaye tumushyire aho bose baza bareba ibitabareba, ahandi tubohereza nyine. Ibyo ngibyo turabikora kandi turakora iperereza ryimbitse. Ntugire ikibazo ndaza kubikemura. Cyane rwose, nizere kuri bubikore neza. Ariko boss, hari umukozi wundi nashaka kuzana umenyereye akazi kandi wadufasha kugira ngo akazi kihute. Sinzi niba mwanyemerera ngababuza nawe. Yego sha, umuntu niba umwizeye kandi ubonaho ubushobozi uzamuzane nta kibazo. Urakoze boss, ndabikora kandi vuba. Sawa, nta kibazo. Sawa. Katwikomereza ahubwo inyibwire bya miso yagiye muri Kenya. None se bimeze gute? Utambwira. Ndashaka yanjye. Uhorazana imikino mu kazi shawo. Nta gutanga ibure batabanjije ko kwishyura. Wabuze iyo nawe icyo boss ankorera. Use boss namubwira ngo iki? Mpabuje ashyiramo imiyaga rwose mwa. Dore mfasha kabisa. Mpabuje uri kumbabaza. Dora kabisa mpabuje. Ngo ndohore. Ubwo rero wari uzi ko naguhereza. Ugomba kuyashaka ukayamba. Reka. Okay. Wabuze iyo nawe ibyo boss mubwira? Okay. Wari ubizi? Okay. Mpabuje. Ndashaka nyaguye bitaretse kera. Hanyuma kundunda warihe? Simbizi ariko baza we akizifite. Iriya nawe sigacumbagira mu kazi. Nareba nabi nzamwirukana. Nubundi murabo kwirirwa mumbya gusa mwirirwa munokisha kwa boss. Oya Mpabuje. Oya 6. Nase Mpabuje. Oya ngiye nzabikora neza. Nase sinigeze niga. Ubonyirukana ngakora iki koko? Mva mu maso. Ejo uzazindukuze ngo ibyo ngomba kujya gucuruza. Mba uzi ko hari umutipe usigaye ducatinga. Chatinga ese cyane. Kumva ku mbuga nkoranyambaga yanampaye gahunda maze ngo tuzahore. Cyo.
mumaze iminsi mwese mucatiye kugira ngo mutanye no gupanga gahunda muzaho. ntabwo ari iminsi myinshi, ni iminsi mikeya pe. Ameze ati ntabwo ndabona ifoto ye nyine turahura tubona uyu munsi mumenye. ariko basi ubona wenda afite amafaranga kandi ntaramubona, ntawe ndamubona. simbizi ugira n'umutima niko nakubwiye. Ndetse uzajya guhura n'umuntu utazi Tuzamenyana. muraje amahirwe masa usize umugisha uzagende mubonana. None nakubwira ngo iki uzitonde bino uzitonde rwose utazansebye. Ntabwo nagusabye mukuru wanjye. reka tureke kuvuga ibintu byinshi mubaze kuba ushize muri kumbwira nyine kumutwara buriya mukobwa niba mama yaramwiyandikishijeho. Reka ntabwo nigeze mbireba, ariko si ubundi uwazajya ku murenge akaba ari umuntu abirebera ko ari mu irangamimerere. sha birakwiye cyane kuko niba hari ikintu kibangamye kwicara njye ntazi buriya mukobwa ese ari twiyandikishijeho ko kumwirangamimerere cyangwa ntabwo twiyandikishijeho birangora. ngo mukorere iki? ngo twamukorera iki? se wabinyibwiriye twamukurikiza ba nyina bombi baba bakinariho akababanziriza kuko ntabwo uriya mukobwa nifuza ko ngewe yazakomeza gukurikirana ubuzima bwacu habe na gato, nta nubwo mbitekereza. Tina! Jya kureba umuntu uri gukomanga. Tina! Bite? Cyane sawa. Turaburanye. Ko wabuze? Gukomanga. Amakuru isi irabiye. Ndakubona shumva urakeye. Uracyagira ibikabyo koko? Twaraburanye we. I'm sorry. I'm sorry, nahoze mvuga ko nzaza kubusura kuva mu manyu yapi sindabona time nahise njya gukorera mu ntara mbura ukuntu nza ariko ubu ninjye nawe. Shapi ibyo nta kibazo kibirimo, icy'ingenzi nuko wabizirikanye ukaba waje. Umva ntabwo nshobora kuzibagira ukuntu wambereye umwana mwiza, wambereye inshuti nziza, umva niwe nshuti ubundi nigeze ngira. Ako nawe rwose ubushuti se shaho, umva nyine nawe wambereye inshuti nziza bibi nkufite ku mutima ntiwarora. Umva ngataho nari ngukumbe ntabwo wabyumva. Ejo bundi nahuye na Patrick nagiye kumukubaza. Yego Ese pini wowe? Yego sha. Yego koma. Bite se? Ni byiza. Ese tuyikohejeje ndi umwana hanze. Mba nta kibazo bize neza twaba tukiganira. Dore na Nora arahari. Urakize? Tina? Ntabwo nigeze ndwara. Umva shatse wakihanganye ukajya kunzanira umupira w'imbeho ko numva nkonje. Ubu rero hariya tumanika imyenda. ese mukogiye ko kwijijisha. Umva nyine Tina yarabitekerereje arabitubwira byose gusa sha Paul biragora cyane buri wese yakumva. Burya gukuramo indasha ni ikintu kivunanye cyane Paul, sibyo? Ngo njyewe nkuramo inda? Njyewe buriya Tina ajya nshanga pe. Nimba ari umuntu nshanga Tina ni uwa mbere. Akifata ngo pisi, ngo ni umukobwa w'umwiyemezi, ngo w'umwirasi, ngo ntabwo nzongera kuvugana nawe. Buno biranantunguye kubasangana muri kumwe. Ngo njyewe ngo ndiyemera, ngo ndirata. Sha banza muri kumubeshyera n'ukuri kw'Imana kuko ni ngiye nshuti tinagira mu buzima bwe. Ahubwo ninde nyibutsa harya ngo kugira ngo akuremo inda amafaranga yayakuye, simbyibuka numvisha bitubwira ntabizi ngo byagenze bite. Umva nyine ngo yagurishije za ntebe z'iwabo
kugira ngo nyuma y'aho ikigabo kimuteye inda kimwihakanye kugira ngo abone amafaranga yo gukuramo inda sha nyine toreto sinase inshuti nziza kungu iki aho kubanza muri kunyinira komedi ibyo bintu ngo nijye wabikoze uravuze ngo nakuyemo inda ngo njye nagurisha intebe z'iwacu cyane rwose aho usanga ufite n'inshuti nziza ari n'inshuti yakakugira inama y'icyo wakora utibye intebe z'iwanyu disi abaze ngo afite inshuti nziza abonye wagira inshuti akundi ari he buretse tina ngo nakoze iki njyewe tina ese tina ibyo ni ibicuri kuvugana ni ibiki se byabaye tina njye nagufataga nk'inshuti mureke kurwanira hano mugenda iyo ubucuti bwanyu n'ibyanyu byose nagufataga nk'inshuti ariko guhera ubu umva ni mu nshuti zawe unyibagirwe burundu kandi wa mukobwa we urusaku uzana muri uru rugo nabwo ufite uko uzabigenza reba ukuntu uje kurwana n'abakobwa muri uru rugo wajya ubasanga iwawe akaba ariho murwanira ese njye nakoze iki uyu bimubaza ntabwo wamurebaga wowe ese ayo kureba